Yes, iyi ni yawe TV nk'uko bisanzwe, njyewe ndi Emi Rwanda, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru agezweho, amakuru y'abasitari, amakuru yo muri quartier, amakuru yariyo yose. Uyu munsi tubafitiye umutima uri udasanzwe, ngira ngo yatangira twibwira. Jehova Adonai, Mani hambaye, akira amashimwe kuko urabikwiriye. Jehova Adonai, Mana y'ukuri, akira indirimbo kuko ntawe usa nawe. Ku mazina nitwa Charz Muhamiriza. Yes, mwabyumvishije, ni umusore ushoboye. Ku bakunzi biwe ngira ngo tutiriwe tuvuga byinshi mwabyumvishe. Uyu munsi twinjiye muri gospel yawe TV, twabwiye ko ahantu hose tuzajya tuhagera. Charz, igitekerezo cyo kuza muri gospel cyakujemo gute? Urakoze cyane. Igitekerezo cyo kuza muri gospel ntago nabyutse ngo nisange natangiye kuririmba gospel kujya muri studio ya, ahubwo ni ibintu bantoje mu rugo. Nakuze nisanga mu rusengero, nakuze ndirimba, niko byaje no gukomeza nza kwisanga n'ubundi nagiye muri studio naririmbye indirimbo. Ati waje ntago ari ibintu byaje gusa, wasanze mu rugo hose ujya gusenga. Shaka kwibaza, ubundi we wakishijwe ryari? Gukizwa, kubatizwa, kuko burya gukizwa kuratandukanye. Ushobora kuba waravukiye mu muryango wa Gikristo ariko noneho akaza kubona no kubatizwa, kuko iyo maze kubatizwa nibwo uba wemewe nk'umukristo nyakuri. Njyewe nakijijwe cyangwa se nabatijwe tariki 19 z'ukwezi kwa karindwi 2014. Wow, ubwo utuvuze ko ushobora kuba umaze imyaka igera kuri 5 ikijijwe. Ego ni imyaka 5, ariko n'ubundi nari umukristo bisanzwe. Ariko burya iyo umaze kubatizwa nibwo uba wemewe neza, uba wavutse bwa kabiri. Ese ubundi niba atari ibanga usengera muri hotorero, ese iryo torero wagiyemo ni igiki cyatumye urijyamo kugira ngo urikunde urijyemo? Urakoze cyane. Nsengera mu itorero ryitwa Église du Peuple de Dieu, ikaba rikorera Nyamirambo munsi y'isoko gato. Impamvu nahisanze, nanu nakundaga, haba worship team nziza, barimba neza, ndetse n'ijambo ry'Imana ryawe riramfasha. Nanu mbese njya ndisanzwe, ndi free, mbese bimfasha kwegerana n'Imana neza. None Charz, utubwiye ko ahantu uri bigufasha kwegerana n'Imana. Njyewe utumye ngira ikibazo cy'amatsiko. Ubundi tubona ko hano mu Rwanda umuziki usanzwe, umuziki w'isi, reka bari ko mbivuga, ariho harimo amafaranga. None ndashaka kwibaza, umuziki wa gospel ubundi urimo amafaranga? Ese umuziki wa gospel mukora mugamije kubona amafaranga cyangwa no kuvuga ubutumwa mwamamaza inkuru nziza? Urakoze cyane. Ikintu cya mbere gituma twisanga mu muziki wa gospel ni ukwamamaza ubutumwa bwiza, nk'uko nyine bivugwa gospel burya bivuga ubutumwa bwiza. Niyo intego ya mbere yacu, sibyo? Tuba tugamije kuvuga ubutumwa bwiza, ariko bitanabujije yuko muri ubwo butumwa bwiza ushobora kubonamo imigisha y'Imana. Yes, ushobora kubonamo imigisha y'Imana, ni ibintu twese tuzi. Yego, no kuvuga ngo gospel ishobora no kugukiza. Yego. Ngira ngo ubona ko abantu bavuga ko bakora gospel hano mu Rwanda, usanga benshi bavuga ko hari ikintu abaturage cyangwa se abanyarwanda muri rusange bataraha agaciro umuziki wa gospel cyangwa icyo umaze. Wowe ibyo bintu ubivugaho iki kuri ibyo ngibyo? Ikintu nabivugaho, burya biterwa cyangwa se n'ibihe turimo. Turi mu bihe bya nyuma, rero guha agaciro si gospel gusa, ni ibintu byose bisa nkaho byerekeranye n'ijambo ry'Imana. Ntago mu gihe cya nyuma bifite agaciro. Kugira ngo urubona umuntu ubiha agaciro, ni umuntu n'ubundi uri mu Mana, n'ubu ubiha agaciro. Ariko umuntu utari mu Mana biragoye, harya abona ko no guta umwanya wawe ubusa.
ariko kugira ngo umuntu abonye ko urimo uvuga ubutumwa bwiza hari icyo bigenderaho, ni icyo mukunze kwita ngo kwera imbuto. Nk'ubu mwanya nshobora kuba mvuga ngo ndashaka gukizwa, ariko nkareba n'abo nshaka kureberaho ngasanga ibyo bakora ntago ugasanga rero abaturage nibyo bishobora kuba batuma bavuga gutyo. Icyo kintu cyo ndashaka uducukumburire. Usanga ko hari abakozi b'Imana cyangwa baririmba indirimbo za gospel batitwara neza, cyangwa se hari yindi mico ibagaragaraho bigatuma abantu bavuga gutyo, ko abantu baririmba indirimbo za gospel nabo hari impamvu batabaha agaciro. Ni ukubera iki? Kubera iki bikunda kurangwa kubavugwaho? Urakoze cyane, gusa ntabwo ari bose, of course ntabwo ari bose, ni bamwe na bamwe bafite imico nk'iyo, ariko biragoye kuba nakubwira ngo biterwa n'iki, ariko akenshi ntabwo ufite Holy Spirit ya nyayo, ahubwo ndetse no kuririmba kwawe ntabwo ufite indi mpamvu ituma uririmba. Vuga ngo iyo ufite impamvu ituma uririmba itandukanye cyane no kuvuga ubutumwa, uvuga ngo izo struggles ziraza nazo zikaguchallenginga, ugasanga n'abantu bakubona barimo kukubona mu shusho n'ubundi y'abisi. Yego. Charz, nagira ngo nkubaze, ubundi hano mu Rwanda role model wawe mu ndirimbo za gospel ubundi ninde? Hano mu Rwanda burya nemera Pastor Bizimana. Wemera? Hari indirimbo yiwe ubundi umuntu yemera umuntu, hari indirimbo yiwe mu ndirimbo akora ubuzi, waturirimba akaririmbo kamwe mu ndirimbo za Pastor Bizimana? Ndaje nongeye kuza mu bwiza bwawe, ndaje nongeye kuza mu bwiza bwawe. Wow. Ndagira ngo nkubaze, Pastor Bizimana umukundira iki? Pastor Bizimana ikintu gituma mukunda cyane cyane ni indirimbo ze. Burya iyo ukunda umuntu w'umuhanzi akenshi umukundira ku ndirimbo ze, ndetse ikindi kintu gituma mukunda ni umuntu uri calme rwose, usanga adakunze kwishira hejuru somehow, kandi indirimbo ze zifite anointing. Urakoze. Hano mu Rwanda utubwiye ko wemera Pastor Bizimana, hanze y'u Rwanda ni uwuhe muhanzi uririmba ukavuga ati wow, uyu nguyu araririmba ukanyurwa ukavuga ati uyu muhanzi nanjye ngomba kugira ikirenge mu cye? Hanze rero, hanze nkunda wenda ni umusore witwa Travis Green, ndamukunda cyane. Okay, reka twinjire hanze gato ya gospel tujye noneho mu buzima busanzwe. Ubundi Charz mu buzima bwe busanzwe atari mu muziki wa gospel, ubundi ububayeho ute? Mu buzima busanzwe butari ubwa gospel, ndaho bisanzwe ibyo nkora. Akenshi mbarizwa mu mujyi hariya imbere ya Kigali City Tower, bafitemo utuntu ndimo ndatanga ku bantu. Okay, mfite ikibazo cy'amatsiko. Charz, ujya ukurikirana ibya football? Cyane rwose. Ufana ikipe mu Rwanda? Mu Rwanda fana APR. Ufana APR. Ejo bundi twabonye yaranirukanye n'abakinnyi 16. Ibyo bintu urabivuga iki? Nk'umukunzi wa APR ugomba kuba ukurikirana amakuru muri rusange, cyangwa se nawe uzabasanga babwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo bimeze bite? Biriya bintu bakoze abayobozi b'ikipe ya APR, ku ruhande rumwe ni byiza, no ku rundi ruhande ntabwo ari byiza. Gufata abakinnyi nka bariya ba Migi ukabirukana mu kipe ya APR ntabwo ari byiza, ko bari bafite experience, abari n'abakuru, ariko nibo bayizi cyane kuturusha twebwe. Twebwe burya tuba turi abafana, tuba dufana gusa, tuba tureba ibyiza gusa, ariko bafite impamvu yabyo, wenda Imana izabafashe bizabahire. Hanze y'u Rwanda ufana ikipe? Manchester United. Ufana Manchester. Charz agira umukunzi? No, I'm single. Sure? I'm sure.
ubwo nimba nanahari cyangwa umubeshya amenye ko Charz ubwo atari uwe. Ubundi mu buzima busanzwe ukunda kurya iki? Iyo Charz yariye aba yumva yariye iki? Iyo Charz yanyweye ni igiki yumva kuri we nyine to kimuryohera? Mu kurya nkunda kurya ubugari, umuceri, ibishyimbo of course ntabwo byabura buri munsi, hanyuma n'agafi kameze neza. Iyo wambaye kuri uba wumva, kuko ubu ndabona wambaye agakweto kajya kumera nka Spress, wambaye jeans, wambaye n'umupira w'umweru, ubundi kuri we niyo myambaro iba kuri we bimeze neza? Ubu ngubu ni ibisanzwe, ariko ubusanzwe nkunda kwambara ibintu mbese bisa nkaho bitanera stress. Iyo nambaye neza mba nambaye wenda nk'jeans cyangwa se cotton, n'agakweto ko hasi n'agashati natebeje neza. Ati natebeje neza. Charz, nshaka kukubaza ikintu kijyanye no kuba Slay Queen. Aba Slay Queen no mu bintu bya gospel buriya babamo, cyangwa se nawe ujya ubakurikirana? Ibintu bijyanye rero n'aba Slay Queen muri gospel ntabwo ibyo bintu bibamo. Biragoye kugira ngo wenda bishobora kuba bibamo, ariko byihishe cyane kugira ngo umuvumbure biragoye, ariko ntabwo bikunze kubamo cyane. Ariko urabazi? Oya, ntabwo mbazi. Ntabwo mbazi. Hano mu Rwanda ariko hari aba Slay Queen ushobora kuba uzi? Mu Rwanda aba Slay Queen mba numva se cyeka bavuga ngo ba Shadibu ngo ni ba Slay Queen. Ujya wumva Shadibu ntabwo muzi? Shadibu ndamuzi. Umuzi ute? Njye nshaka kumenya, njya nanjye nibaza ikintu kijyanye n'aba Slay Queen. Aba Slay Queen ni iki? Aba Slay Queen mbona ntago ngiye njya menya kuba nasobanura Slay Queen, ahubwo numva nasaba nk'ubufasha nkaho ubizi ukambwira ngo Slay Queen bisobanura iki. Mba numva ngiye Slay Queen ari umuntu uzi, mbese umuntu ukunda gukoresha cyane cyane social network. Sinzi nimba ari uko mwego mubibona. Okay, Charz, kuri uyu munsi ngeze Imana nkubonye no kuri uyu munsi igihugu cyacu kizizaho umunsi wo kwibohora cyangwa se umunsi w'ubwigenge. Wowe ni ubuhe butumwa wagenera abanyarwanda se, cyangwa se mu myaka yose ishize nihe ubona igihugu cyacu cyageze? Kuko naho tugeze ngira ngo harimo amasengesho yanyu ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Wowe ni iki wabonye igihugu cyacu kimaze kugeraho, haba mu bijyanye n'abahanzi, mu iterambere, bimeze bite? Urakoze cyane. Mbere na mbere ndifuriza abanyarwanda n'abanyarwandakazi bose umunsi mwiza w'ubwigenge. Hanyuma ku bijyanye n'igihugu cyacu ahantu kivuye naho kigeze ubu ngubu, njya nkunda kubwira abantu iyo ndimo ndatembera umujyi cyangwa se ndi kugenda, mbwira abantu nkabwira ati igihugu cyacu aho kigeze ubu ngubu kiri VIP. Hari ibihugu byinshi cyane kirusha, byinshi cyane, kuko biragaragara, haba mu nyubako, haba mu baturage barakeye, umutekano, amatara ku mihanda n'amakamera, mbese ni ibintu ubona ibyo bintu tujya tubibona mu mafilme. Ndetse no muri music, haba music isanzwe ndetse na music ya gospel, ni ibintu rwose bigaragara biri kugenda bitera imbere umunsi ku wundi. Ibyo byose rero no kubera umutekano mwiza dufite, ubuyobozi bwiza, turashima. Turi kugana ku musozo. Iyi ni Yawe TV, ndakugira ngo ugire akantu utubwira watu. Ndashaka kumvugira aka kantu, kora subscribe kuri Yawe TV. Kora subscribe kuri Yawe TV. Yes, iyi ni Yawe TV. Uyu ni Charz Muhamiriza, umuririmbyi wa gospel twari twasuye. Banyarwandakazi, turabashishikariza gukora subscribe kuri Yawe TV, ukore like kugira ngo ujye ubona amakuru agezweho. Turabakunda. Ciao.